ibyo gutinya kwiza n'iby'abasubira inyuma. Ndota bajya imbere bihuta, nta bwenge abakurikira acumbagira. Mukristo abwira inshuti ye ati, uriya muntu ni umutindi kubw'Imana, ndamubabariye cyane, kuko ku munsi w'amateka urubanza rutazabura kumutsinda. Byiringira ati, ni ishyano, mu mudugudu w'iwacu harimo benshi bameze batyo. Hariho imiryango irimo abantu bose bameze batyo nubwo ari abagenzi. None se ubwo iwacu bameze batyo ari benshi, iwabo ntibarushaho kuba benshi? Mukristo ati, ijambo ry'Imana ryaravuze ngo yabahumye amaso ngo be kurebesha imitima. Ariko none ubwo twiherereye, ndakubaza icyo wibwira kuri bene abo bantu. Mbese ntabwo bemezwa yuko ari abanyabyaha ngo batinye yuko bari mu kaga? Byiringira ati, ahubwo aba ari wowe usubiza ibyo kuko unuta ubukuru. Mukristo ati, nibwira ahari yuko hari ubwo babyemezwa, maze kuko ari abanyabwenge buke ku bwa kamere yabo ya kavukire, ntibamenya yuko kwemezwa kw'ibyo kwabagirira umumaro. Nicyo gituma bagerageza kubyibagiza, bagakomeza kwishuka, bakishimira inzira zikundwa na kamere yabo. Byiringira ati, nk'uko uvuze, nibwira yuko gutinya kubasha kugirira abantu umumaro mwinshi, kuko abemeza gutangira urugendo rwo kujya mu ijuru. Mukristo ati, ntibishidikanywa ko ariko biri, niba ari ugutinya kwiza, kuko ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo gutinya Uwiteka ni ishingiro ry'ubwenge. Byiringira ati, wasobanura ute gutinya kwiza uko ariko? Mukristo ati, gutinya kwiza nyakuri gufite ibimenyetso bitatu. Icya mbere ni inkomoko yako, gukomoka ku kwemezwa yuko uri umunyabyaha kandi yuko ukwiriye kubikizwa. Icya kabiri ni uko gutera umuntu kwisunga Kristo ngo amukize. Icya gatatu, uko gutinya kwiza gutuma umuntu yubaha cyane Imana n'ijambo ryayo n'inzira yayo, kukamukomezamo uko kubaha, kukamubuza gusubira kunangirwa, kandi kumutinyisha guteshuka muri iyo nzira ngo ace iburyo cyangwa ibumoso, ashaka ikintu cyose kibasha kugayisha Imana cyangwa kwangiza amahoro ye, cyangwa kubabaza Umwuka Wera, cyangwa gutuma abanzi b'Imana bayituka. Byiringira ati, uvuze neza, ngira ngo ibyo uvuze ni ukuri koko. Mbese tugiye kurangiza igihugu kiroga? Mukristo ati, ubibarije iki? Urambiwe n'ibi biganiro? Byiringira ati, oya, sindambiwe na gato, ahubwo ni uko nshaka kumenya aho tugeze. Mukristo ati, urugendo dusigaje tukakimara ni nk'igice cy'isaha, ariko reka dusubire ku biganiro byacu. Abanyabwenge buke ntibazi yuko ibibemeza yuko ari abanyabyaha bikabatera ubwoba bibasha kubagirira umumaro. Nicyo gituma bagerageza kubyiyibagiza. Byiringira ati, bagerageza bate kubyiyibagiza? Mukristo ati, icya mbere, bibwira yuko gutinya guturuka kuri Satani kandi kuva ku Mana. Nicyo gituma bakurwanya n'igishaka kubarimbuza. Icya kabiri, bibwira yuko gutinya gushaka konona kwizera kwabo. Ni ishyano nabo kubabarirwa cyane ko badafite kwizera na guke. Hari icyakonona ibitariho, nuko ibyo nabyo bibatera kwinangira imitima kugira ngo bashire ubwoba. Icya gatatu, bibwira yuko gutinya ari ikintu kidakwiriye. Nicyo gituma nubwo biyumvamo ubwo bwoba, bakomeza gutinyuka kwiyiringira. Icya kane, babona yuko ubwo bwoba bushaka kubagayisha gukiranuka kwabo kudashyitse gukomoka ku byo bakoze ubwabo. Nicyo gituma babwirukana uko bashobora kose. Byiringira ati, nanjye nzi yuko ariko biri, kuko ariko nameraga ntaramenya uko ndi. Mukristo ati, noneho tureke ibya nta bwenge, tuganire ibindi byatugirira akamaro. Byiringira ati, ndabyemeye rwose, ariko nanone bari wowe ubanza. Mukristo ati, hashize imyaka nka 10, mbese ntiwari uzi umuntu witwaga Mukomerakanya washishikariraga kubaha Imana muri icyo gihe? Byiringira ati, nari muzi. Yari atuye mu mudugudu witwa Ntabuntu uhanye intera n'undi witwa Bukiranutsi, urugendo rw'igice cy'isaha. Yari aturanye n'uwitwaga Musubiranyuma. Mukristo ati, ni wowe, ndetse bari bateraniye mu rugo rumwe. Icyo gihe yari akangutse cyane, ngira ngo yari atangiye kubona ibyaha bye n'ibihembo bizamuhesha. Byiringira ati,
nanjye namumenye nk'uko uvuze, kuko yazaga kenshi kunsura arira amarira menshi. Naramubabariraga nkamwiringiraho gato kuko azakizwa. Ariko tuzi yuko abavuga bati mwami mwami badakizwa bose. Mukristo ati ubundi yambwiye ko yagambiriye kugenda urugendo rujya mu ijuru nk'urwo tugendura, maze nyuma acudika n'uwitwa Nzigira, bituma dutandukana. Byiringira ati ubwo tuvuga ibye twibaza icyamuteye gusubira inyuma atyo tutabitekerezaga n'ikibitera abandi bamera nkawe. Mukristo ati byatugirira umumaro mwinshi, noneho bari wowe ubanza. Byiringira ati ku bwanjye impamvu z'uko gusubira inyuma ni enye. Icya mbere, nubwo batangiye kumva batsinzwe n'urubanza rw'ibyaha byabo, imitima yabo ubwabo ntihinduka. Nicyo gituma gukunda Imana kwabo gushira iyo ubwo bwoba baterwa n'ibyaha byabo bugabanutse. Nuko ntiwatangara ko basubira mu ngeso zabo za kera, bahwana n'imbwa ijorowe n'ibyo yariye, kuko ifite iseseme iruka byose, si uko ishaka kubiruka, ahubwo nuko biyibabaza mu nda, maze iseseme yashira indi iguwe neza irahindukira ikajabagira ibyo birutsi byose kuko itabyanga. Ibyo Petero yavuze ni iby'ukuri ngo imbwa isubiye ku birutsi byayo. Nta kindi kibifurisha ijuru keretse kwemezwa yuko Gehinomu iriho no gutinya kuzababarizwayo. Uko gutinya Gehinomu n'iteka bazacirwaho kugabanutse, niko gukunda ibyo mu ijuru n'agakiza kugabanuka, bagasubira mu ngeso zabo za kera. Kandi bafite n'ubwoba bw'ubundi buryo bubategeka, nubwo gutinya abantu. Byaranditswe ngo gutinya abantu kugusha mu mutego, kuko bifuza ijuru bacyumva kugurumana k'umuriro w'Igehinomu. Ariko ubwo bwoba butangiye kugabanuka, ubwo gutinya bisi butangira kugwira muri bo. Bamenya yuko bakwiriye kugira ubwenge, ntibigerezeho ngo bateshwe iby'isi byose no gushaka ibyo batazi, ndetse ubwo bwihare bubazanire n'ibyago. Nicyo gituma basubira mu by'isi. Gatatu, ikindi kibatera gusubira inyuma nuko badashobora kwihanganira gukorwa n'isoni bazira kubaha Imana. N'abibone bihimbaza. Ku bwabo iby'Imana n'iby'icyubahiro gike biza n'igisuzuguriro, maze batagiterwa ubwoba nka mbere n'ibya Gehinomu n'iby'umujinya wenda gutera, basubira mu ngeso zabo za kera. Icya kane, nubwo bumva urubanza rubatsinze bagatinya umunsi w'amateka, banga cyane icyabibibutsa cyose, ntibakunde gutekereza umubabaro bazabona batarawugeraho. Icyampa bagakunda kuwutekereza, bigatuma bahungira aho abakiranutsi bahungira bagakira. Ariko nk'uko mvuze, kuko bahora bihunza ibyo byiyumviro by'urubanza n'ubwoba bw'ibizaba, nuko bamara gusinzira imitima yabo ngo irorere kubyibwira, bishimira kuyinangira, bagakunda n'ingeso zirushaho kuyinangira. Mukristo ati ugeze bugufi bwabyo. Impamvu iruta izindi batera gusubira inyuma nuko imitima yabo no kwifuza kwabo bitahindutse. Wabagereranya n'umujura uhagaze imbere y'umucamanza. Aratinya, agahinda umushyitsi, agasa nk'uwihanye cyane. Ariko ikibimutera cyane cyane ni ugutinya kumanikwa, si ukwanga icyaha cye. Biragaragara ko ariko biri, kuko wamurekura yagumya kuba umujura, ariko iyo umutima uhinduka ntiyakongera kumera atyo. Byiringira ati maze kukubwira impamvu zo gusubira inyuma kwabo, nawe umbwire uburyo bwako. Mukristo ati ndabikubwira mbikunze. Intambwe ya mbere yo gusubira inyuma kwabo nuko bibagiza uko bashobora iby'Imana n'urupfu no kuzacirwaho iteka. Iya kabiri nuko bareka buhoro buhoro gukora ibibakwiriye mu rwihisho, nko gusenga no gusoma igitabo cy'Imana bari bonyine, nko kudategekwa n'iby'imitima yabo yifuza, nko kuba maso bakirinda Satani, nko kubabazwa n'ibyaha n'ibindi nk'ibyo. Iya gatatu nuko bihunza abakristo bakijijwe by'ukuri. Iya kane nuko bacogora ntibakunde gukora ibibakwiriye imbere y'abantu, nko kumva ijambo ry'Imana, nko kurisoma bafatanije n'abandi, nko kuganira iby'Imana n'ibindi nk'ibyo. Iya gatanu
nuko batangira kugenzura bamwe mu bubaha Imana ngo babone icyo babagaya, ariko impamvu zibatera zituruka kuri Satani. Babagenzurira kugira ngo babone inenge muri bo yababera urwitwazo rwo kureka kubaha Imana. Iya gatandatu nuko batangira kubana n'abantu bakunda iby'isi n'inzoga n'ubusambanyi n'ibindi byaha. Iya karindwi nuko baganira iby'isi n'ibiteye isoni rwihishwa, kandi iyo babonye abitwa ko bubaha Imana babikora barabyishimira kuko bibamara isoni zo kubikora cyane. Intambwe ya 8 nuko batangira gukinisha ibyaha bito ku mugaragaro. Iya 9 bamaze kwinangira biyerekana uko bari, nuko bitsurira mu ruzi ruzabatembana rubageze mu gahinda no mu makuba. Imana nitabibuza kubw'imbabazi zayo bazarimbuzwa iteka ryose nuko kwishuka kwabo.